n'ababaga muri Uganda kera uburyo bajyaga bihindanya mu Tanzania kugira ngo abashe kuba akigara rwa rurimi kugira ngo ahagikishe yuko yabaho kimwe n'abandi. Umwana yajya kwishura kutuka kwishuri ari umunyarwanda azira ubunyarwanda. Ntabwo ari njye gusa, hari n'abandi utabageze ni mu Rwanda mbere yanjye. Muraho makomeye ku mpande zose, ndabashuhuje ni Kabara tubanye nk'ubusanzwe. Mbasaba gukora share, subscribe, comment. Mujye comment mumbwira aho nica, aho nkora neza. Bifasha umuntu mu kuzamura ibiganiro tuba turimo. Iyo mumbwiye burya mukambwira gavuga ati Kabara ati ibi ngibi ntabwo babikoze neza, ibi babikoze neza, biramfasha. Ni nke kunyigisha. Kandi nta umenya byose, kumenya bike. Inshuti zanjye, abavandimwe, nicyo mubereyeho kugira mu mpugure ngo bashe kugira nongeramo cyangwa se ngabanye. Ndashaka kugira ngo uyu munsi twikorere ikiganiro kivuga ku buzima bwacu, aho twaturutse, aho twacumbitse n'aho turi. Mbere na mbere saliyuti ku Rwanda. U Rwanda n'Abanyarwanda na Perezida Paul Kagame, saliyuti kuba yafashije akaduha icumbi imyaka irenga 30 twiga nk'abandi, dukora imirimo isanzwe nk'abandi Abanyarwanda bari mu gihugu. Ntitwatotejwe nk'uko abandi bagiye batotezwa hino hino. Nigeze nganira n'Abanyarwanda ambwira ukuntu Abanyarwanda babaga muri Tanzania n'ababaga muri Uganda kera uburyo bajyaga bihindanya, akita Tanzania kugira ngo abashe kuba akigara rwa rurimi kugira ngo ahagikishe yuko yabaho kimwe n'abandi. Umwana yajyaga kuvoma agakutirwa ku mugezi, umwana yajya kwishura agakutirwa ku ishuri ari umunyarwanda azira ubunyarwanda. Ariko twebwe ndahamya neza ntabwo ari njye gusa, hari n'abandi utabageze ni mu Rwanda mbere yanjye. Yahamiriza akorera ibyo bintu, wahuye n'ibibazo mu Rwanda, yahuye nabyo nk'uko n'umunyarwanda yahura nabyo, ntabwo yahuye nabyo kubera ari umukongomani wahungiye mu Rwanda. Rero navuga ngo Imana ijye ibaha umugisha, Imana ijye bakomerezwa mu bikorwa byabo by'urukundo. Iyi saha benshi bariko bakituzira, Abanyarwanda cyatuzira bavuga ngo ni Abanyarwanda bateye Kongo, bafashije M23. Ntagiye batazatuzira kuko ari abacu. Tuvuga ururimi rumwe, turasa, tubakomokaho. Ntagiye rero batazatuzira, ni ngombwa bazatuzira, ariko tubashimira ubwitange n'ubwihangane bwabo bwo kuba bihangana gutukwa, totezwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo baziratwa. Twongera tugashimira umuyobozi wacu Afande Makenga ukomeje kutubera ubuhembe bw'umuheto. Afande Makenga ni umuntu ukomeye cyane, ni intwari, ni umuntu utagira uko abara, uko umubara. Ku ruhande rumwe mubara nka Yesu witangiye abantu, witangiye isi, nawe yaratwitangiye, afite umuryango akeneye kuba hafi, afite aho agomba kurara, ntabuze inzu nziza yararamo, ntabuze ibyo kurya, ntabuze byinshi, afite kwita ku muryango. Ariko yaremeye arara mu ishyamba, ararwana kugira ngo njye nawe umukongomani wabujijwe uburenganzira bwe twongere duhabwe uburenganzira bwacu, twongere duture dutekanye, tuve mu buhunzi, tuve mu kwiruka. Rero ndabishimira, kandi nshimira n'abandi bafatanyije. Cyane cyane ndashimira n'abandi bagiye baturuka mu province atandukanye bakaza kwifatanya n'ubwoko buri kurengana bw'Abatutsi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Barimo Afande Nanga, barimo Uringoma n'abandi nk'abo ngabo
bagiye baturuka hirya no hino bakaza kwifatanya n'ubwoko burengana. Ndabashimira cyane, mbashimira biva ku mutima. Muri rusange abadiaspora bose bari muri Amerika n'abandi bari hirya no hino barashimira abo bantu kubw'ubufatanye batugaragarije kwifatanya nabo. Njyewe rero nkunda kuvuga ngo utazi yava ntamenye yajya. Baje muri Amerika tumaze imyaka 30 mu Rwanda mu nkambi. Aho twageze hano benshi na nisa ntago baramenye iyo bavuye, bazi ko bagezeyo. Hari bamwe bajya bavuga ko ari ijuru rya kabiri bagiyemo, abandi bakumva yuko bageze iwabo bakirara bakamwa bagasinda bakarya bakibagirwa ko bazataha. Ariko ndashaka kumbwira ngo ubuhake bunyerera imvura itaguye, kandi amahanga arahanda. Hari benshi bari mu byumba kimwe ndabizi yego, ariko njye mbibabwira cyane cyane bana bato, urubyiruko, bantu mutarasaza, umenye ko banyakarara ntabwo ari aha pe. Saza washobora kurahira akavuga ati nzagwa hano, ubundi ni ukujya gusaza, ndashaje ntabwo ngiye kugwa iwacu muri sindi busubire muri Kongo ndahinga, sindi busubire muri Kongo ndaragira, sindi busubire muri Kongo ndoro. Musaza we ubuzima bwe ashatse yaburangiriza aho ari, yavuga ngo wanjye naho. Ariko mwibuke mwebwe rubyiruko rwanyataraha, mujye mureba ku bwenegihugu babahereza abamaze gufata ubwenegihugu. Ntabwo baguha ubwenegihugu bavuga ko bari umunyamerika burundu. Niba baguha ubwenegihugu rero bakandikaho kuri umukongomani, menye yuko isaha ku isaha uzataha iwanyu. Nigeze mbona abatanzaniya, abanyarwanda bari muri Tanzania mu 2005 babirutseho n'uwari ufite inka ku musozi yagiye atayigurishije, n'uwari ufite ibintu mu nzu bamuhambirizaga atabigurishije babita babapakiza. Kubera iyo leta yari iriho, ni gute udatekereza yuko ejo ari perezida waje avuga ngo umunyamahanga wese nataha? Uzataha niki? Mubwira ko hari icyo nagezeho, mubwira ko ndi kukwirataho, ahubwo ndabashishikariza kwizigama kandi mukizigama iwanyu. Hari abantu hano duhura n'ibibazo bitandukanye, duhura n'impanuka mu muhanda, ukaba wagonga umuntu ukamwica kandi utabiteganyije. Murabizi iyo wishe umuntu hano amafaranga baguca utabasha kubona, yaba ngombwa wafungwa. Urabizi ko bakujugunya mu gihugu cy'iwanyu, kenshi n'ibyo hari igihe utabisubizwa, amafaranga ari kuri banki arigasigaraho. Mitungo waguze nk'amazu y'abandi tugenda dufata y'imyaka 30 gitayirangije ntabwo uzayigurisha ngo bikunde. Ariko niba ufite ikibanza iwanyu, niba ufite inzu wubatse iwanyu, niba ufite agasambu waguze iwanyu, niba ufite agafamu waguze karimo inka zawe, bazakujugunya iwanyu bazi ko baguhemukiye, ariko baguha n'umwanya wo gukora. Ugiye gukora ibyawe. Ati ndageraho ngo ndi kubashishikariza icyo nagezeho, ariko ndabasaba ngo twibuke icyo tugomba kugira ngo abana bacu bazatahe bavuga ko badushishikarizaga ngo hano n'uko dufite. Ugenda umwana umucyuye ujya kumwereka icyo ufite, mwereke bwa butaka, mwereke za nka, azirebe nawe akunde cya gihugu ko ari cyo gisanzemo. Ntabwo umwana wawe uzamubwira n'umukongomani gusa nta kimuzigamirayo ngo azasange arimo matongo n'ubundi ngo hakunde. Azakomeza gukunda ahandi ari kubona imodoka ziri kwiruka mu muhanda, azakomeza gukunda ahandi ari kuri amakaro ataraye. Ariko nugera hariya hakurya akaramukaro rye ubu mubwira ati inzu ni iyanjye ntabwo nzayishyura, azahakunda, azahagira urukundo. Rero nabashishikariza gukora saving y'iwacu, nabashishikariza gukunda iwanyu. Sinzi umwanga aho muri naho muhakunde kuko muhacumbitse, ariko mwishyiremo kandi mwibuke yuko turi mu rupagaso. Hano tuhafata nko mu rupagaso. Ubuhunzi bwo twarabuhawe tubuhabwa mu Rwanda, baraducumbika, tuzi ko turi mu nkambi y'impunzi, tudafite n'uburenganzira
tukizigama ko nta nicyo twari dufite cyo kwizigama, naho twari twarahuriye nabo ntabwo bari bishoboye ngo hari icyo batugomye, ariko aho turi ndahamyongeye ko tutakiri mu buhunzi, ahubwo turi mu bupagasi. Nk'abantu mwe inshuti zanjye bavandimwe, mupagase hari ikintu mperutse kuganira n'umuntu uri mu Rwanda, ndamubwira amafaranga y'ahangaha turayakora ariko tukayasubiza ba nyirayo, kandi koko iyo urebye usanga ari byo. Niba wishyura inzu ibyumba 3 ukayishyura 500 cyangwa 2 biterwa n'aho uri, ukishyura insurance ya 500 cyangwa 700 bitewe n'impanuka wakoze, hari abishyura 200 bitewe n'imyaka barimo, biratandukanye insurance. Ariko iyo wishyura yose ni bile ikubita ku nzu, ukubiteho umuriro, ukubiteho amazi, ukubiteho wifi, ukubiteho telefone n'ibindi bitandukanye, n'ibindi bikenewe mu nzu. Ni kurya kwa hangaha murabizi ukuntu ibiryo biba bihenze. Ibyo byose bikubiseho ugasagura amadolari 200 cyangwa 300 cyangwa 500 biterwa n'icyo ukora n'amafaranga ukorera ku cyumweru cyangwa kwezi. Amafaranga usagura akenshi tuyita make, tukavuga ngo ese ayabundi yamarira, ntiyagura ikibanza, ntiyagura ubutaka, ntiyagura iki, yamarira iki, ugahita mu bintu bidakwiye. Abanywa inzoga twakwiye inzoga ko twumva yuko ntacyo yakugezaho, ariko umuntu yarambwiye ati ayo mafaranga ni menshi ufunguje konte mu Rwanda cyangwa n'ahandi, biterwa n'aho waturutse muri Uganda ugafunguza account muri Uganda. Ati ayo mafaranga ni menshi, kandi koko ukareba ni menshi. Umuntu mu Rwanda ukorera 500 ni umuyobozi we hejuru cyane, ni abantu bakomeye, ni n'umukire, hano nibara mu bandi bakire. Ariko twebwe wabona amadolari 300 ari ibyo bya 500 hafi, ukayafata nk'amafaranga atabaho, ukumva ari make. Wabona amadolari 200 ni make, kandi ya 200 umuntu ufite moto mu muhanda imuverisa 90,000 ku kwezi mu Rwanda. Ariko wowe ufite 100,000 amadolari 100 ku kwezi, ngo ntabwo wayasave, ngo ni make, kandi ni 140 by'amanyarwanda. Urumva atari hafi kuko ya moto mo kabiri, ni nkaho ufite moto 2 mu muhanda. Ariko ubwo bwenge bwaratwihishe, twumva twebwe ko amafaranga ari make. N'abantu mwe inshuti zanjye, amafaranga make iyo wayazigamye neza yose abyara amenshi. Mukora account mu bihugu mwaturutsemo, mubitse amafaranga yanyu make, yandi yita make muyabitseyo. Icyo nabashishikariza mu inshuti zanjye, ndabakunda, share rwose, musharinga ikiganiro inshuti zanyu, abavandimwe banyu, kugira ngo tujye dusangira ibitekerezo. Ndabakunda, saluti ku bakongomani, ku banyarwanda, kubo dukomoka mu gihugu kimwe muri Afurika, umugabane umwe wacu wa Afurika. Ndabakunda kandi ndabazirikana ku mutima. Thank you so much. Nakoze.